ndashaka kugusobanurira ko umuntu wese ufite hafu umuntu mu kiganza cye, even nawe niba udukurikiye wamaze kubona ko uyifite, ndabizi ntashidikanya neza, no muri comment ubyandikemo cyangwa se unyomoze uvuga ati aho hantu wambeshye. Nibo bantu ba mbere ngo bazi kuzinukwa vuba cyane iyo yakwizeraga. Mwabantu mwe munkurikira cyangwa se mukurikira ibiganiro byanjye, uzirinde, none nanabikubwira ntanigendeye ku bantu bafite hafu umuntu, uzirinde kubabaza umuntu wagukunze akakwibiramo, uzirinde guhemukira umuntu wagufatiye icyizere cye akakigushyira mu biganza avuga ngo uyu muntu ndamwizeje, nurangiza uhindukire umutenguhe uwo muntu urukundo ngo yagukunze cyangwa se icyizere yakugiriye. Iyo umutenguhe ni nacyo kivamo urwango rungana n'uko yagukunda cyangwa se yakwizera. Yes, reka nongere ntangire nkwakira kandi nguhe ikaze wowe ukurikira ibiganiro byanjye umunsi ku munsi, kandi ukaba waranakoze subscribe. Uwiteka Imana yo mu ijuru ajya akomeza kukugirira neza kandi nawe aguhe iterambere muri gahunda zawe za buri munsi ubure ukugenda ukora. Uyu munsi rero amazina yanjye cyangwa se ku bantu tukurikire cyangwa se mukurikiye ikiganiro cyanjye ari ubwa mbere, nitwa Teacher Kizigenza. Abambahaye ikaze niba muri bashyashya mukore subscribe ahangaha tugera cyangwa se tuganira udu content cyangwa se udu topics runaka mba nabateguriye, kandi dushobora kubafasha guhindura amateka, kumenya byinshi mutari muzi, kubasha gusobanukirwa ibintu bimwe na bimwe ubugiwe uhishwe cyangwa se uba ufite kuri wowe ariko utazi neza ko ibyo bintu bihari. Nk'uko rero bimeze cyangwa se nk'uko tugiye kwibona mu nsanganyamatsiko yacu ngiye kwita mbagezaho mu kanya, reka mbanze namamaze kugira ngo namamarize abadutumye mu rwego rwo kugira ngo ibintu bikomeze kugenda neza, nanjye mu mufuka hagira akantu kageramo, ubundi ndaje mu kanya tuhite twinjira neza no mu kiganiro nyirizina. Tuguhaye ikaze muri Urban Breeze, aho tukugezaho cyangwa se tugukorera massage na sauna nziza cyane ndetse na steam. Ni mu Nyakabanda kuri cafe hepfo gatoya y'urusengero rw'abakatolika, aho uza tukagukoraho uri kaka. Dufite inzobere mu gukora massage ndetse n'abakobwa babyigiye beza batojwe bagukorera buri kimwe cyose. Iyo rero uhageze ubona ibyapa binini biri kuri iyo nzu biguha karibu muri Urban Breeze. Nimero zo kuduhamagaraho ni izo ngizo. Yes, nk'uko rero nari maze kubibabwira neza, uyu munsi dufite insanganyamatsiko yacu ivuga ngo cyangwa se ishaka kugamisha kuri gahunda ivuga ngo abantu bafite uno murongo wambukiranya ikiganza, menya ko guhera iyi tariki birashoboka ko iyi tariki uyu munsi ari bwo bwa mbere duhe iki kiganiro cyangwa se usanga bikurikirana, ariko menya ko ngo iyi tariki banga ibintu bikurikira. Ni ukuvuga ngo abantu bafite hafi umuntu mu kiganza, guhera ino tariki utangire kwiga kumenya neza ko abo bantu hari ibintu banga, hari ibintu batajya bemera, hari ibintu batajya baha agaciro mu buzima bwabo. Ushobora kuba wibaza ngo hari abo uzi bayifite cyangwa se nawe ubwawe ukaba ufite icyo kimenyetso cyangwa se ufite iyo hafi umuntu yambukiranya mu kiganza. Sinzi niba uri kubibona neza, binabaye byiza mujye muhita mubanza mufate time tugendana akantu kandi kugira ngo ibyo nza gusobanura nuza kwisanga byisanisha nawe, cyangwa se nawe niba hari umuntu uzi wanga ibintu ngiye kuvuga, umenye 100% ko izo kirazira cyangwa se ibyo bintu bimwe na bimwe hari ukuntu atajya apfa guhuza nabyo. Niba mvura ngo nguhaye ikaze aka kanya kugira ngo tugendane akantu kandi ni ibintu byonyine bigera kuri 4 ngiye kubasobanura, kandi ubiha agaciro, ubimenye ko guhera iyi tariki y'uyu munsi, guhera uyu munsi iyi tariki nuzajya uhura n'uwo muntu ufite icyo kiganza cyangwa se ufite ikiganza kirimo hafi umuntu yambukiranya idatanye. Hari akantu ngenya nkunda kubabwira mu kajyamo no kubabeshya, hafi umuntu idatanye. Hafi umuntu idatanye ni gute? Iyo uhuje ibiganza gutya uku kuntu ubona ndi kubikwereka hano, ahangaye ikiganza cya hano n'ahangaha biba bigomba guhurira hano neza direct, ariko wowe nugerageza kubihuza intoki zireshya neza ukabona hano hatanye, ibi bintu we ntabwo bikureba, ahubwo utangira making sure ku bantu babifite niba koko izi characteristique z'ibintu bine badakunda cyangwa se hari ukuntu hari ibintu batajya bapfa guhuza nabyo. Ibyo bintu bishyire mu mutwe kandi ubigendane akantu kandi nihuse cyane no kugira ngo ntaza kwizimba mu magambo. Reka tubanze turebere hamwe ikintu cya mbere, none nakigusobanurire kugira ngo uwo muntu nimuramuka muhuye akakwitwaraho muri ubwo buryo, ntuzamutwara ukundi kuntu atari, ntuzanashake kumwumva mu bundi buryo butari. Nubwo buryo ndaba nagusobanura kuko niko araba ameze.
Uburyo bwa mbere rero buzaranga cyangwa se butari bwiza, mbega atajya ashyigikira umuntu wese ufite hafi umuntu mu kiganza, ngo azinukwa nabi iyo umuhemukiye kandi yakwizera. Ndashaka kugusobanurira ko umuntu wese ufite hafi umuntu mu kiganza cye, even nawe niba udukurikiye wamaze kubona ko uyifite, ndabizi ntashidikanya neza, no muri comment ubyandikamo cyangwa se unyomoze uvuga ati aho hantu wambeshye. Nibo bantu ba mbere ngo bazi kuzinukwa vuba cyane iyo yakwizeraga. Mw'abantu mwe munkurikira cyangwa se mukurikira ibiganiro byanjye, uzirinde, none nanabikubwira ntanigendeye ku bantu bafite hafi umuntu, uzirinde kubabaza umuntu wagukunze akakwibwiramo, uzirinde guhemukira umuntu wagufatiye icyizere cye akakigushyira mu biganza avuga ngo uyu muntu ndamwizeye 100%, nurangiza uhindukire umutenguhe uwo muntu urukundo ngo yagukunze cyangwa se icyizere yakugiriye. Iyo umutenguhe ni nacyo kivamo urwango rungana n'uko yagukundaga cyangwa se yakwizera. Nuzabona niba aka kanya nkurikiye ukaba uzi ko ufite umuntu kwanga cyangwa se umuntu utajya ukumva cyangwa se umuntu muri wowe yamaze kuzinukwa, yarakurejese, yaragukarabye, yaravuga ati uyu muntu sinshobora no kongera kuvugana nawe. Burya umuntu agera ku rwego akwanga urunuka kuko aba yaragukunze urukundo rutabaho. Abantu bafite hafi umuntu ni abantu bagira amarangamutima yoroshye, ni abantu bagira amarangamutima yo gukunda bakamaramaza, ariko nanone ntuzamubone yarakaye cyangwa se wamubabaje kuko uburyo yagutreatingaga wamutengushye, umwigaragariza mu bundi buryo atatekereza. Uzirinde rero kuba wagongana nawe muri diweri yuko wamuhemukiye kandi wari ubizi ko yagukundaga cyangwa se yakwizera. Ntabwo uzapfa kubigarura ngo bikunde, ntabwo uzapfa kongera gushaka kubimwumvisha ngo abyemere. Niyo mpamvu navuze ngo guhereye itariki y'uyu munsi utangire uwo muntu umenye ukuntu umutwara, kuko mbere yaho ushobora kuba hari ukuntu mwari mubanye ariko utazi ko hari igihe kimwe ibintu bishobora kuzaguhinduka. Ariko niba uri umuntu wumva, niba uri umuntu ukurikira, iyi tariki ikubere nk'icyigisho kuri wowe, uvuga ngo okay, guhera uyu munsi menye ko kuko abantu bameze gutya cyangwa se bafite hafi umuntu, cyangwa se nawe niba uyifite ukaba wari wiziho iyo karite yo kugira urwango rukomeye cyane ku muntu wakunze cyane, utangire witoze kumva ko nubwo ubigira ariko ugomba kwiga kurwana nabyo, kuko nabyo bishobora kukwicira communication ugirana n'abantu. Ariko wowe noneho ndi kwibwirira wowe nyirizina utayifite ariko uzi neza kubana n'abantu bafite iyo hafi umuntu mu kiganza, uzirinde ko yakwanga, kuko ntabwo azakwanga nka akuryarye, ahubwo azakwanga amaramazi. Icyo ni ikintu cya mbere kizira cyangwa kikaziririzwa kuri bo kinuka bafata nk'ikintu kibi, nuko iyo umuhemukiye yakwizeraga kwanga urunuka. Reka turebe hamwe ikindi kintu cya kabiri kimuranga, ngo agira inshuti nkeya kuko yasanze iterambere ryawe ritava mu kugwiza umurongo. Ni ukuvuga ngo kuri we ntabwo yemera ko inshuti nyinshi ari bwo bukire cyangwa se ari bwo bukungu, ahubwo we mu nshuti runaka afite cyangwa se mu nshuti runaka abana nazo azi gucayura. Reka noneho mbihera urugero rworoshye abantu munkurikira, kandi ndabizi ko uru rugero ngiye gutanga mwese muraza kurwisangamo. Tujya dukunda kugira ngo hari ukuntu muri wowe wiremyemo ikintu cyo kuvuga ngo ngiye ngo bura ngo ufite ngo WhatsApp yanjye ngikurikirwa ngo n'abantu 5,000. Ibyo ugasanga hari ukuntu umuntu ngo yashyizeho stati, njya nkunda kubibona ukuntu abantu bakora screenshot akagaragaza nka stati yashyizeho nko mu masanga, akahita agaragaza abantu bazirebye ngo 500, 600, 700. Ugasanga muri wowe wamaze kurema ikintu muri wowe kikwereka ukuntu ngo ufite abantu benshi cyane ngo barebe ibintu byawe, ngo iki mu buryo bumwe n'ubundi aba celebrities barabicuruza kuko barabyamamariza bakabona amafaranga. Ariko wowe udukurikiye noneho uri umuntu usanzwe ukaba ukurikirwa n'abantu 400. Abo bantu we kuturatira ko bafite we bakumariye iki? Ese muri abo bantu iyo postinze bose bakabireba, uri siri ko babireba bagushima cyangwa hari n'ababireba ntibakomantinga bakakwihorera? Cyane ko hari nk'igihe ushyiraho n'ibintu by'ubucucu cyangwa by'ubugoryi bitakugaragaza neza, ba bantu bakagushungera bakabireba cyane, ukabona ngo mu masaha 3 ufite ngo stati zarebwe n'abantu 800, 700 gutyo, wowe ukagira ngo nyine ngo ndakunzwe, kandi abo bantu babereho kugushungera. Aba bantu bafite cyangwa se bafite
umurongo wambukiranya ikiganza ugomba kumenya ko guhera uyu munsi bo bagira initiative yo kuvuga ngo ninshaka nsigarana abantu batanu ariko bafitiye akamaro, kuko kugira abo bantu 600 bari bastatizanya cyangwa se icyo gihumbi, ariko abo bantu nta communication tugirana, nta hantu tujya duhurira, nta n'ikintu bamariye, abo bantu barabarejeta akabareka bakagira. Inama nziza y'uyu munsi, wowe udukurikiye, wowe uri kundeba muri iki kiganiro, ntubuze gukweba abantu bose ufite kuri WhatsApp yawe ubona utunze nyine bareba amasitati cyangwa urebera sitati, abantu mujye muvugana bagufitiye akamaro ni bangahe, uretse gusa kuba abenshi ari ingwiza murongo utunze muri telefone yawe, ariko ubundi uzajye kureba kenshi, nujya kureba uzasanga abo muvugana abagufitiye akamaro, nabo ushobora kwitabaza, ntabwo barengeje abantu 30, babaye benshi ntashobora kurenga 30, ariko sitati yawe irebwa n'abantu 1000 cyangwa abantu 5000. Ubwo se urumva muri wowe utari ingwiza murongo? Ariko nibura uyu muntu we ufite igice cy'ukwezi cyambukiranya ikiganza, we muri we afata inshuti nkeya we akeneye, izindi zose ntabwo ari ngombwa. Ni ba bantu uzasanga ashobora no kumara iminsi 3 nta chat ya WhatsApp ubone yandikiranya n'abantu. Kubera iki? Nta group agira, kuko ibyo bintu byose abifata nk'ari ibintu byo kujya gushyuha mu mutwe, nta nshuti agira zimwandikira cyane. Kubera iki? Ntabwo azi kugwiza umurongo, n'umwandikiye wahita bifata nk'aho ari umuntu w'agaciro. Ni ikindi kintu cya kabiri. Dore rero ikintu cya gatatu cyo nta nubwo ari kibaho, ahubwo gifite ukuntu gifite imyumvire yiwe cyangwa se imyizerere itandukanye n'abandi. Sometimes abantu bajya banamufata nkaho atari normal, ahubwo yizerera mu bintu ngo bidahari cyangwa se ibintu bidafututse. Ikintu cya gatatu ni ikirere gituma amufata gutya, agendana ubuhamya ko mu gihe ukwezi kuzuye neza guteganye n'igihorihori cye ahita yatura kandi bikaba. Ibi bintu narabibasobanuriye, ibi bintu nabikoreye ikiganiro kiriho kimaze kugira views 168 batari. Ndabasobanurira ndababwira ngo umuntu wese ufite hafi umuntu mu kiganza, niba unankurikiye ibi bintu ukaba warajya kubipinga cyangwa wumva ngo ntabwo ari byo, subiramo kuri channel yanjye y'icyo kiganiro nkubwiye, kimaze kugira comment 1400. Izo comment zose abantu bazi commentinze, bose bakomantinze ko ibyo bintu ari byo. Uko njye ndabizi hano hanze haba bapinga, hari igihe umuntu abivuga mukavuga ngo ntabwo bishoboka. Reka nkubwire, nubasha gusohoka hanze ubitestinge ahantu hose uri, yaba hano mu Rwanda cyangwa no hanze, umunsi uzabona uhagaze hanze nka saa 9 z'ijoro, wareba mu kirere nyuma ikirere saa 9 z'ijoro, wareba ukabona ukwezi kuruzuye ariko kuteganye n'igihorihori. Ntabwo hari ukuntu ukwezi uhagarara hanze ukajya ubona kuri nk'imbere yawe cyangwa se hanze, ariko igihe uzahagarara bikagusaba ko kukureba ureba hejuru gutya. Iyo guteganye n'igihorihori gutanga icyo twita direction direct, niwe ngo ni direction iri direct nye kuri wowe. Kiriya gihe nawe ubwawe niyo waba udafite iki gice cy'ukwezi cyangwa se uyu murongo wambukiranya mu kiganza, ufite ubushobozi bwo kwatura ugasaba ikintu cyose ushaka ukakira. Ariko ibyo bintu kugira ngo bigereho ntabwo ugomba gushidikanya, kuko na Bibiliya iravuga ngo kwizera bitera kurema, kwizera kurarema. Mu gihe cyose ubikoze ariko ukazanamo akantu kitwa gushidikanya egare 0. Kandi ibi bintu by'isanzure bifite meaning cyane idasanzwe. Ndabaha urugero, ntihari inyenyeri, ni inyenyeri bavuga muri Bibiliya, bujye mufasha abantu muzi Bibiliya cyane, mujye mufasha. Ntihari inyenyeri yamurikiye abantu bajya kwerekana ahantu Yesu yavukiye mu kiraro, ngo bakayigenda bayikurikiye paka bakagera hiri. Ntiyari iri mu isanzure se? None se ntibajya bavuga ko hari inyenyeri ziruta izuba n'ukwezi? Ni ukuvuga ngo no mu gihe cya kera babashije kudusobanurira neza ko ibintu biri mu isanzure bifite meaning. Nawe rero nubasha gusobanukirwa neza ko ukwezi kuri hejuru yawe gufite direction direct mu gihorihori cyangwa se iyo uhagaze gutunze mu mutwe, ubu uri mu gihe cya nyacyo cyo gukora communication direct, ukahita watura kuko umwuzuro w'ukwezi uba wageze kandi uteganye no mu mutwe wawe. Wibaze ko ahangaha niho haba cerveau, niho haba ubwenge, niho haba imitekerereze. Nk'ubu ngubu uyu muntu agukubise hano, mbere yo kujya kubabara hano ubwonko burabanza bugahita bwakira ko hari ikintu kibaye, kandi ubwonko buri aha. Bivuze ngo none wibaze ko imitekerereze centre yawe y'ahantu uhera utekereza neza ufata ibintu bigenda neza iri hano kandi iri connected n'iryo zuba.
ni uko kwezi. Niba rero ushaka kugira ngo ibintu byawe bihinduke fresh, niba ushaka kugira ngo ibintu byose wari warasabye ubibonere rimwe, ucungane cyangwa se umakinge sure neza ko ukwezi kwateganye nawe ibintu byose uzavuga cyangwa uzatura bizakunda. Urumva ako kantu ako ko kuri uwo muntu ntabwo ari kabi, ariko kuko hari ukuntu agakora abantu ntibabyumve kimwe nawe, hari igihe abantu mufata nk'aho atari muzima. Sinzi niba uri kubyumva ibi bintu nkubwira, ibyo ugenda ubikore cyangwa se ubitekereze, nyuma wowe uzajya umpa comment. Ariko nushaka kugira ngo urebe ubuhamya abandi batanze, usubire inyuma urebe iki kiganiro naragikoze kigiye kuzuza ibihumbi hafi 170, ugenda urebe ibyo bintu nabivuzeho kandi maze kubivugaho baragaruka muri comment babikoze. Nta kiguzi bisaba, ibi ngibi ntabwo ari ukuvuga ngo bitangira amafaranga ngo genda ngo ukoreshe ibihoya, ni ukwizera kwawe gusa. We ni wizera ko ibyo bintu uzabishobora, uzabikora kandi uzasubizwa ibyo ushaka. Ngewe uzagaruka muri comment gusa umbwire ngo byarakunze, nta kindi kintu bigusaba, nta n'ikindi kiguzi. Reka rero turebere hamwe ikintu cya kane aricyo gisoza topic yacu y'uyu munsi. Aba bantu baziririza cyangwa se ukwiriye kumenya ko kuri iyi tariki ibyo bintu bo badahuza nabyo, ngo agira amakenga amugeza ku bihambaye kandi bizaramba. Ndashaka kukubwiza ukuri ko abantu benshi mubona hano hanze bafite ama business akomeye, ikintu cya mbere bagira amakenga. Ndaguha urugero rwa hafi. Buriya nk'umuntu ufite nka business company runaka, iyo guhamagaye ngo aguha akazi, uzi muri interview ikintu cya mbere akubaza ni iki kidasanzwe ugiye kuzana muri company yawe. Iyo umubwiye ibintu biri extra, kuko we n'ubundi azi ukuntu company ikora, azi n'ukuntu business itangira zikagenda ikura. Iyo utangiye kumubwira ibintu birengeje ibitekerezo biwe yakabaye yaragize mbere ngo ibyo kandi akabona inzira uri gushaka kumwereka ko bizacamo, nta mafaranga bisaba, nta gishoro, ahubwo ngo birasaba izindi mbaraga gusa zo gutekereza. Imakazi. Kubera iki uba uri kumubeshya? Uba utangiye kureba inyungu zawe bwite, ariko ugashaka kubeshya. Mu gihe iyo abonye umubwiye ikintu cyangwa se iyo abonye umucarinjinze ku kintu runaka uzabagezaho, ariko yareba akabona kiri budgetaire, akabona kizahenda, reka mbibiri banga wenda kugira ngo nujya ugirirwa amahirwe yo guhura n'umubosi cyangwa se n'umukoresha runaka agiye kuguha akazi, nakubaza ngo ni iki kidasanzwe ushaka kutugezaho, ntuzigere umuha inama y'ibintu bigaragaza ko nta bishoro by'amafaranga menshi bizazamo. Uko abakire cyangwa se abantu batunze amafaranga, we yizera ko ibintu byose abigira hari uko yashoye. Nuzi ukamwereka ngo dushobora gukora ino business gutya na gutya ngo bikarangira tubonye inyungu ntacyo twashoye gifatika, ntabwo iyo business azayemera kuko ahita yumva ko irimo amanyanga. Ariko umukoresha mwiza, umutanga amafaranga ku mukozi ukumva ngo amuhemba miliyoni 5, nuko uwo mukozi aba yaraje akamucarinjinga amwereka buryo kibashoramo, akamubwira ati niba tuje gukorana umufuka wawe hahagaze gute kugira ngo nkore ukuntu ibi bintu tubisubizamo. We iyo akubwiye ngo ahagaze miliyoni 50, bibaye byiza agiye tubarira 20 muri zo, uhita umwereka ibintu byari bikenewe, umwereke ko ushaka ko ibintu byari bihari bigire evolution, aho kugira ngo bigume muri stand imwe cyangwa se bisubire inyuma, bitubura bizamure. Azibanza ahita tombe yumva ko amafaranga uri gukoresha ari menshi, ariko kuri we ahita abona ko wowe utaje kureba inyungu z'amafaranga yinjira mu mufuka, ahubwo uje kuzana agashya muri company. Niyo mpamvu babanza kugira amakenga, ariko ayo makenga yabo abaganisha ku iterambere rigize gute, rirambye, rizamara igihe kinini. Kubera iki? Nubwo uje ukamusohoresha amafaranga atigeze atekereza gusohora mu gihe kimwe, ariko muri wowe ahita abona kuri genius, kuko ahita avuga ngo uko biri kose uyu muntu usohoresha amafaranga angana gutya yarabyize, arabizi ko azagaruka, kandi uko byagenda kose amafaranga aragaruka. Ndashaka no kukumenyesha ko guhera uyu munsi kuri iyi tariki, ibi bintu uko ari 4, ubwo ni 3 n'akandi ka kane kaje bari ko katari kabi, utangire ubishyire mu mutwe wawe, wumve ko uwo muntu nimuramuka munahuye cyangwa se mugahuza, uzamenye ukuntu bigenza kuko ntabwo ari mugenzi wawe. Ndashaka kukumenyesha ko rero ikiganiro cyanjye kirangije. Nababwiye ngo ntabwo nzajya nkora iminota myinshi kugira ngo ntabarambira. Imana iguhe umugisha kandi ikomeze kukugirira neza. Iyi topic ariko hari n'izindi ziri bugene zikurikira. We making ashobora gusa ko wakoze subscribe, uri duhure no mu bindi biganiro. Ciao ciao.